Mashansi, reka nkwibarize niba uzareba iki kiganiro, reka nkwibarize ikibazo kimwe. Wowe uzi ikindi kintu wakora batemera ko Yesu ari Kristo? Waba uvuga ko Yesu ari indaya yawe, ukaba wemera gute ko Yesu ari Kristo? Ndi kureba ukuntu Papa Sava yatukiye Imana muri stade. Nongeye kuguhereza ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Cyubugingo TV. Njyewe nitwa Ishimwe Emmanuel, nje hano kuri mikoro za Cyubugingo TV kugira ngo tuganire ku by'umurimo w'Imana. Maze iminsi mbona amakuru y'umuntu bita Mama Chance avuga ngo ni indaya ya Yesu, ndetse hari n'undi mugore naje kubona avuga ngo ni indaya ya Yesu. Ibi bintu bimokinga Imana, bibabaza Imana, ibintu byo gusebya Imana ni ibintu bibabaje cyane. Rero uyu munsi wa none ndaje kugira ngo nanjye ngire icyo mbivugaho. Niba uri mushyashya hano kuri Cyubugingo TV, reka ngusabe gukora subscribe, ngusabe gukora like kuri ino video, ubundi Yesu aduhana umugisha. Rero uyu munsi wa none ngarutse hano, ariko mbere na mbere reka tubanze dusenge Imana kugira ngo tubashe gukomeza n'ikiganiro cyacu. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, twebwe abo waronse mu bise by'amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Turi imbere yawe, turi abana bato. Mwami Imana, ndagusabye kugira ngo muri iki kiganiro ubane nanjye ugiye kukigeza ku bwoko bwawe. Reka umpindure umugende ugeze amazi ku mitima isaraye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndagusabye kugira ngo ucecekeshe ibintu bitari kukuvuga muri iyi minsi mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami Imana unyemerere ubane natwe hano kuri Cyubugingo TV, ndetse n'abantu bose bagiye kumva iki kiganiro. Urakoze kumva gusenga, reka uganze utegeke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero nikaze hano kuri Cyubugingo TV. Maze iminsi mbona aya makuru y'uyu muntu bita Mama Chance avuga ko ari indaya ya Yesu, ariko turaza kubanza twifashishe Bible cyangwa se Bibiliya kugira ngo twumve icyo Bibiliya ivuga ku minsi ya nyuma. Uko witegereje neza urabona ibi bintu ari iminsi ya nyuma, ni iminsi y'imperuka. Ntabwo nigeze kuba nabyumvaho cyane, ariko uduce tumwe na tumwe nagiye mbona twarambabaje cyane, nyuma yo kubona abantu bajya ku karubanda bagahindura Yesu, umuntu wabambiwe isi yose, nyiri biremwa, utegeka bikaba yavuga bigakomera, bagatinyuka bakavuga ngo ni indaya. You think about indaya ya Yesu. Yo mpamvu nkunda n'indaya. Oya ntabwo waba indaya. None se Yesu yigeze aza kunsaba iwacu? None se Yesu twigeze dusezerana muri ADPR ngo manike ikiganza ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse? None se Yesu twigeze tujya mu rukiko mu murenge ngo ndahire mu gihugu cyanjye ko nsezeranye na Yesu? Yesu nyine twibaniye buraya anyiterera inda. Yego ndi indaya yande ya Yesu. Niyo mpamvu nkunda n'indaya. Kiragera nkaza ku isi deni nkasubira mu ijuru. Utwita inda? Yesu. Utwita inda ya Yesu? Yayiguteye ryari? Ubu utwita inda ya Yesu? Yego. Murabyara se? Oya, ntabwo ndabyara ko igihe cyo kubyara nikiragera. Njya mba mu ijuru. Niho mba numva merewe neza. Hanyuma mu gihe runaka naza gusura abantu bo ku isi. Igihe cyo kubyara gusa kirenda kugera. Yego. None se ariko ntabwo nzabyarira ku isi. Uzabyarira he? Nzabyarira Ikibeho. Ikibeho se si mu Rwanda ahubwo? Ariko numva ko Kamemo Ikibeho urabizi ko ari ahantu hatagatifu. Umwami w'abami wababajwe akemerwa no gushinyagurirwa. Indaya. Hari ibintu biba bitumvikana nshuti zanjye, hari ibintu biba bitumvikana. Niba ari amafaranga abantu bari gushaka hano kuri social media, niba ari amafaranga muri gushaka, mwayashatse mu buryo bwiza, mukayashakira mu bindi bitarimo gutuka Imana.
Imana irababaye, ibabajwe n'abantu. Abantu baribagiwe. Ese mama Chance, reka nkwibarize, niba uzareba iki kiganiro, reka nkwibarize ikibazo kimwe. Wowe uzi ikindi kintu wakora? Wowe uzi n'undi muntu wakwita indaya ngo bigire inzira, aho kugira ngo ujye kuvuga ngo Yesu ni indaya yawe? Birababaje kandi biteye n'agahinda. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku bantu nk'aba ngaba. Bibiliya muri Yohana wa 2 igice cya 1 umurongo wa 7 haravuga ngo, kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Uvuga atyo niwe uyobya kandi niwe antikristo. Umurongo wa 8 havuze ngo, mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo muzahabwa ingororano itagabanyije. Ese ni gute abantu babona ingororano bari gutuka Imana? Imana ntimenyerwa. Muri kamere yayo yavuze ko icyubahiro cyayo itazagiha undi. Mwene abangaba mubirinde be kubayobya. Kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu ari Kristo. Waba uvuga ko Yesu ari indaya yawe, ukaba wemera gute ko Yesu ari Kristo? Wakoze isoni umwami wawe, ukaba uvuga gute ko Yesu ari Kristo? Waramaze kumwita indaya. Imana idufashe. Abantu bari gushakira amafaranga hano kuri social media, ariko bakayashaka mu buryo budakwiye. Maze iminsi mbona Pastor Rutayisire avuga ngo yaganiriye nawe, ariko ikintu cyose baganiriye hakirimo kumokinga Imana sinacyumva. Nahoze ndeba ikiganiro hano kuri Nyigisha TV kuri Beura kwa Pamphile, ndi kureba ukuntu Papa Sava yatukiye Imana muri stade. Papa Sava muri stade abwira Imana ngo nta bwenge ugira. Yageraga uti umva Mana ubundi ugira ubwenge. Stade yose iraseka. Aba nibo antikristo Bibiliya ivuga, nibo batuka Imana ku karubanda. Mujya mwumva kandi babishaka banabigambiriye. Burira wowe nitegeka Graciane, uramutse utihannye kandi ngo ugarukiraho, amaboko y'Imana agiye kugusumira kandi azakugwa nabi. Ntabwo uzapfa urupfu rusanzwe abantu bapfa. Abantu basanzwe bapfa urupfu rusanzwe umuntu akaba atapfuye. Ariko nutihana uzapfa urupfu ruzatungura abantu kanabatangaza bose, kuko urakabije, biteye isoni, biteye n'ubwoba. Naje kuba nabona n'ukuntu yamuhaye ubutumwa aramubwira ngo natihana urupfu rwe ruzatungura abantu. Ariko Imana ije kugaruka kuri bano bantu bameze gutya. Nanjye nongere mbisubiremo. Imana iriyiziye, kandi igiti cyose kitatewe n'Imana kigiye kurimburwa. Yemwe abafite amacano mwirirwa munyuzaho ibiganiro byo kumokinga Imana. Imana iraje kandi imanukiye abantu. Umujinya w'Imana uziye abantu. Mwisubireho. Nimutihana ngo mureke ibyo, mukore ibishimwa n'Imana, hari ikintu Imana ije kubakorera, kandi mukitege mu gihanga amaso. Imana ije gusaka forode. Umuntu wese uzi ko afite forode, Imana ije gusaka forode. Tujya tubona RIB ijya gusaka forode, ikagenda igasaka abantu. Yemwe
abari gusuzugura Imana. Nagira ngo mbabwire ko Imana ije gusaka fraude. Yewe Papa Savakana Imana, nagira ngo nkubwire ko Imana ije gusaka fraude. Yemwe abasuzugura Imana, yemwe abayimokinga, Imana ije gusaka fraude. Kandi yewe muntu umokinga Imana, usuzugura Imana, usebya Imana, uvuga ko Imana itabaho, uyisebya, nagira ngo nkubwire ko kandi ijisho ry'Imana nta hantu waryihishe. Yona ngo yahunze ngo ijisho ry'Imana ngo ahungage Tarushishi, ariko nta hantu wahungira ijisho ry'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Rero nari mbazaniye ubutumwa buvuga ngo mwisubireho. Bitabaye ibyo ngibyo, buri muntu wese Imana imugezeho, ngirebe imikorere ye, irebe uko yitwara. Abasuzugura Imana nimugarukiraho, niba mufite ubwenge buzima, niba mutekereza neza, mugarukiraho ngaho.